zirangira ntabwo zijya zirangira abantu ese wabifashije hasi tukaganira nabyo biba bikenewe ubundi ko ndi uri hano mu rugo ubundi uri kwisiga ujyayo mbiretse ntabwo afite gahunda bigaragara ngo nahise urabona no kwicara hano mu rugo gusa ese ufite izihe gahunda nawe ntabwo zaba ese nshaka kuganira rero ku bya mama wacu uriya mugore nawe turamuganiraho ibiki uriya mugore turamuganiraho ibiki numvaga ashaka ko tumuganiraho kabusa numva nta kintu mfite namuganira cyokora ni mama gusa nanjye ndamukunda pe azakunda n'isi uramukunda ndamukunda nyine kuko ni mama ubone nk'igiki cyatuma umukunda ko ese ntabwo yari watubyaye umuntu wakugiriye kugisa narize ko yakikugiriye niyo yisagura yigeze akurera nyine wasanga afite impamvu mbese yapfa kuguta gusa ngo agende usubye impamvu niye yatuma duta ntanibuke no kugaruka ngo aturere ni umubyeyi wacu kandi ngenda namukunda twese neza ko ni mama wacu mukunde nakubwira iki ahubwo rero twari dukwiye kuzabaza amahoro kuko niwe baziranye ni nawe inshuti ye byarataye kubera ko mahoro ni n'inshuti ye kubera ko ni musaza wa papa akaba n'inshuti y'uriya mugore ashobora kuba byose abizi ibibazo by'uriya mugore ashobora kuba abizi natwe turimo kumurenganya azamuhamagara akatubwira ko byatangiye n'uko bimeze ntabwo jani tumubaze wenda akambwira impamvu ifatika yatumye mama duta ariko nisanga afite impamvu idafatika hehe no kumubabarira sinzi ko nzigera amukunda ariko twizere wenda ko afite impamvu ese uwo mahoro akoreka tuzamuvugisha ryari se muhamagare kuri telefone aduha umunsi noneho azaza kutubwira byose hereza umunsi nawe wari umeze ute ari ndaho amakuru y'imigezi cyane kuri neza za mitungo mwayibitse neza shaka harazishaka sharuva wabura kuyibika neza wowe aho mumbwiye nyine icyo mwahamagariye nyine urareba ikintu twaguhamagariye urabona rero ibintu bya mama ntabwo tubisobanukiwe neza gute se mutabisobanukiwe niyo mpamvu nibyo nshaka kukubwira twagira ngo tubwize ukuri ku bya mama kuri urabona niba umuntu ari umubyeyi wawe akakwanga bigeze kuri aka kageni kugira aho aguta twebwe twibaza impamvu nyine byaraducanze ariko kubera ko uri inshuti ye ukabona mwasenze wenda wowe waba hari ikintu uzi nibura ukabisobanurira ukuri ntabwo amahanga arabakunda gutyo nyine mama wanyu arabakunda cyane kubera abasize siyo mpamvu ntabwo navuga ngo ni we kereka ko papa wanyu yamuhemukiye akamwanduza sida agatwita rero warize icyo yamujyanye amutwite aramubyara yagiye no kumukuramo ntabwo uretse ngo sida noneho bivuze ko turwaye sida se natwe mwe muri bakuru sida turi bakuru yagiye atwite nibwo wamwandura sida impamvu twe tutayirwaye ni iyihe kandi wumva mwe muri bakuru kandi yayimwanduje nyuma kuko yagiye atwite yayimwanduje nyuma izo ubwoba naringize ndetse ko ariyo mpamvu ngana gutya ntabyibuha nk'abandi nakomeza tubwire niba mama wanyu arabakunda mubabarire musure muganire byose nibaza ukuntu adukunda ese gute umubyeyi akubyara akaguta uri umwana we yibyara ese ubu kubera yamwanduje sida nicyo cyatumye twanga bigeze aha ngaha njyewe ndashaka ngo tubwire natubwize impamvu nyamukuru yatumye
atwanga akaduta nta kindi dushaka kumenya uri tubwize inshuti ye umva manzi uri ndabwira mushiki wa papa nyine ibyo ndabyumva byose n'amama ndabizi turashaka ngo tubwise ukuri tubone uburyo tuzajya tumwitwaraho nk'umubyeyi niyo mpamvu irahari kandi irakomeye niyo dushaka kumenya sogokuru wanyu yishe umuryango kwa mama wanyu sogokuru wanyu sogokuru ubyara papa yishe umuryango wo kwa mama yarawishe pe rero kuba yarabahunze akabasiga yaragiye gukuramo n'inda niyo mpamvu nta yindi bya bintu uko bikomeye ni ukuvuga ukuvuga ngo yishe papa umuryango wo kwa kwa mama wanyu mama uzi ko burya afite rezo rwose pe afite impamvu yo sinakubwiraga ngo ntabwo umuntu yapfa kukwanga gutyo gusa yarakubyaye ntabwo njye narabitekerezaga ko ashobora kuba afite impamvu mama wanyu arabakunda cyane biragoye pe ariko ndizera ko mama wabaye nta kosa afite ndumva afite rezo ntabwo mo tumise ngira n'agatekerezo amusubiza imitungo ye ko numva atorohewe njyewe nakoze igikwiye mwayimusubiza icyo nakoze cyari gikwiye niyo mufata umwanzuro muri abantu bakuru urakoze rero kuba utubwije ukuri nanjye ndumva ya mitungo twayimusubiza nawe biriya byose nta rundi rwango rwose ndumva urakoze kutubwiza ukuri shange yengeye urakoze cyane rwose nta kundi nizere ko muri abantu bakuru murafata umwanzuro kabisa ahubwo twanawufasha tugomba kuyimusubiza nawe ntabwo mama yarahuritse ubanguke tubiganireho mwana tumusubize ibye ibintu byose nakoreye naramwanze namwisi ikirara naramutse mwana gusubiza mbabare ko gusa ndagusaba imbabazi se wo kuri kwivugisha undi waje ryari nibwo nari nyizi cyandengeza numva ntazi ukuntu ameze njye n'ibintu rero muba baratubwiye binteye ubwoba birambabaje cyane ukuntu namwangaga nkamutuka ikirari ndaye iki ntazi ibintu byose bimutera narabikubwiraga ukanga no kunyumva nahise ubundi we kuki ataje ngo abitubwire ubu urabona njye nari kwiyumvisha urabona yabihera hehe ntabwo we nuzi we yahise ananaremba akimara kubyumva David yahise aremba neza neza ndetse ubu biragenda gute birakomeye imana urumva ntazi n'ukuntu umeze ubuso bazatubabana ko n'ukuntu twamwifashe nabi ntabwo nta hantu mfite ntanahera ngo urusabe n'imbabazi ahantu mfite wahera nanjye no kukubwira ngo ujye kureba urebe uko ameze inde wowe ariko ubonye ari cyo utagira isoni umusore ubona nahera niba na mbere hose nabaga ntabizi uko bimeze ntaba nawe niwamwangaga nkuzi ubu mwana ubu se aho mariye kubimenya urabona nanyura hehe ubu se nahera hehe ese wambabara ukajyaho ninjye utagira isoni ko nawe jyayo njye ntabwo najyayo ese namusobanurira niba na mbere wenda nta kintu narenze napfaga kujyayo ariko si ubu ngubu nagenda gute isoni mfite urabona nahera hehe ndakwinginze nawe jyayo njye ntaho najya wowe ugenda urebe mbese aba ari wowe ujyayo njye ntabwo najyayo urabizi ko mukunda ariko njye waranyanga ariko uri mukuru ushobora kujyayo ukabimusobanurira akabyumva ese nkanjye najyayo gute njye ntabwo najyayo ahubwo reka tugende turebe David bo basi turebe ko yabasha kujya ko yarembye arabyuka ajyeyo ko yarembye arabyuka ngaho genda umurebe basi umubwire ko yemewe tugende tubwire David genda umubwire turi genda umubwire basi ihute mama ngaraburika sogokuru ni ikigome
Aline uzundi ko waheze ngo nawe witabire Riziki inde ndabona Riziki ari kubuhamagara ntabwo namwitaba se wamwita namubwira iki se namusobanurira iki bisuza agiye kuguhamagara oya ye ntabwo namufata njye ndabizi ubu yamaze kubimenya byose nta kintu ufite namusobanurira oya ntabwo umuse namusobanurira nise ubundi David akubwiye reka aravuze nawe ntaho yajya nise ko mwanze kujyayo si wowe mukuru se ndega niwe mukuru dufite nawe jyayo nawe yabyanze ngaho reka mwereke umwanzuro sibyo reka tuzagende twese tugendere rimwe tujye tumushyire n'imitungo ye twese tuzajyana tugende tumushyire n'imitungo ye tunamusaba imbabazi ntabwo twamubaniye neza iki jewe nyine jewe ntabwo najyayo ntabwo nagusiga hano byumve ndikumva ntabwo nzagusiga hano birakureba twese twebwe ntabwo tuzamutunguka imbere tugomba kujyana nakundi basi reka twese tuzajya turebe ko yatubabarira ntabwo genda urushaho n'ikintu uteka umubiri wawe n'isonga ubundi sinzagusiga reka tuzajye tumusabe imbabazi ariko nabwo ntabwo ajya kureba ikintu uteka ko nazagusiga ntabwo yatubabarira azatubabarira ese mama ko mbona warembye cyane se twajya kwa muganga siko n'igiti oya ntabwo ari ngombwa ndumva biragenda biza ahubwo genda ushakira imbuto ariko mama ubanza utari gufata imiti yawe neza imiti ndayifata uburwayi mfite ahantu ahuriye n'iriya ndwara byihorere byo kwa muganga none ahubwo oya mama reka tujye kwa muganga yewe ugenda ushakira imbuto ese numva nshaka mama ndumva ntashaka gusiga uri wenyine kandi ntuze gutya urabumura ntugire ikibazo genda njye kwigurira genda ibindi turabivuga nushe naraguhisha ibanga rya so nagiraga ngo nkubwire ukuri kose paso ndizera ko uri busome iyi baruwa ntakiriho ariko papa wawe niwe wanteye agahinda kose wambonanye papa wawe niwe wanteye agahinda kose wambonanye papa wawe yanyambuye abavandimwe bawe ari Barine na Rafiki
na David bariya ni abavandimwe bawe muvukana ko kubw'amahirwe mabi ntabwo mwigeze mubana abavandimwe cyangwa ngo mumenyane gusa ngusabye imbabazi kandi abavandimwe bawe ubashake mubane mu mahoro iyi mitungo yose ubamo ni iyawe mwana wanjye gusa uzabakunde nk'uko mwakundanaga mutaziranye ubu ngusezeye mvuga ngo urabeho ibyo ntaguhaye nkiriho ndabizi neza ko uzabibona abavandimwe bawe kandi bazagukunda kurusha uko nagukundaga mwana wanjye usigare mu mahoro kandi usabire abavandimwe bawe imbabazi murabeho Mama, dore imbuto wanjye imwe nazizanye. Mama. Se ko nyumva konje. Mama. Amakuru ni nk'uyu ngaho uri kubona ese ubu turi kuyabona rero ubundi tutazamura umutwe ngo turebe siko mbona ubona we Zasa ndakureba ute kandi nima ndakubona. nawe ntabwo utabona Nzi ko turi abavandimwe ariko nkabura ahantu nahera yo kubwira Ariko ari iki gihe cyose twari inshuti yari uzi ko turi abavandimwe ariko so nabibwira. nimbizi ariko nkajya nshaka ahantu nahera ngo mbikubwire atarizi ari narakubeshya amakosa yose n'ayandi Ariko nta kibazo ni kuvanye mama yapfa yasize ibaruwe avuga ko turi abavandimwe kandi tugomba kubabarira tukabaho neza. none se mama we yarapfuye ntutubwira ko yapfuye None se naraguhamagaye ngo tumwitaba kuri telefone. Ariko gusa nyine mpamagara washakaga kumenya ko mama we yapfuye nyine niyo mpamvu nasi kubizi ubu. ese ubundi wese nakubwiye ngo mwitaba ukanga kumwitaba aruza gushakira rwose mbabarira rwose ntabwo nari nzi ko ari byo unshakira
impamvu rero yatuje kugusaba imbabazi. oya none se mama yasize asize ibaruwa avuga ko yababariye ko tugomba kubaho nk'abavandimwe. yaratubabariye tubwije ukuri. nzana ibaruwa yasize handitse uzabimwereke. Imana ishimwe ni ukuri ubwo yatubabariye. yarababariye twe tuzi ko azatubabarira pe. gusa nyine ihangane pe, ihangane. natwe ni mama wacu kandi twaramukundaga nubwo twumvise ko tumusaba imbabazi, ariko twaramukundaga nk'umubyeyi wacu nubwo twitwaraga. rero twari tuje kumusaba imbabazi tumuzana n'imitungo ye kuva yaritabye Imana. rero imitungo ni iyawe isigarane rwose. izi ni impapuro z'imitungo yanyu twari twaramutwaye uyisigarane rwose. none se kuki mushaka kumpa imitungo kandi muzi ko twese turi abavandimwe? hega niba wabanye na mama wawe yarakureze urumva mwabanye igihe kinini, rero niwe ugomba gufata imitungo yose. ariko twese turi abavandimwe tugomba kubigira uburenganzira. oya nta kibazo kubera ko ari wowe wabanye nawe cyane. ntagatwe ntiyanadukunda gusa ibyo ngo wenda twamukundaga nk'umubyeyi ariko yaragukundaga, yabanye nawe yarakureze. we nta kibazo yitware yise ko ari wowe yarasigaranye hafi. waretse ukareka kuguma uba hano wenyine ukaza tukajya kubana hari se wamuganaje urumva David yabyemera? ntabwo yabyanga, nawe yarabishakaga, yahoze abidusaba kuva kera, nawe yarabishakaga. kandi nanjye mukuru nta n'ubwo bantu we ntabwo uyu niwe mukuru dufite, yabitubwiye kuva mbere. rero ngwino tujye kubana hariya ureke gukomeza uba hano wenyine kandi turi abavandimwe bawe. nimba ariko mubyifuza nta kibazo. urabyemeza? turarana na Aline noneho ejo tuzazanira ubundi mwaje tukagenda murinda murara kubera oya tuzaze kubera ko twaba tumutunguye, reka dutegure ibintu neza bya mu rugo, imyenda ye, noneho kugenda arara hano tubitunganya n'ibyo mama we tubishyire ku murongo n'ibye, hanyuma ejo tuzaza. ukuntu numvaga njyewe nshaka ko turara tugiye none muraraye. twaba tumutunguye nta kibazo, reka turare tubitegura ejo tuzaza. naho rero tukagende nigendeye mbibwire na David ko ejo twungutse umuvandimwe yaje ko tubana, sibyo? ejo muzaze. ngaho rero reka ngende nigendeye mbibwire na David ubwo ejo muzaze, sibyo? ahubwo tuzasangeho dutekeye. ntubizi se ejo nzabatekera uturyo turyoshye turyoshye ku nyine se ubizi iyo nakifatiyemo nkatetse tugomba kumwakira. ewa ejo muzasarita ya ikibazo ndazi kuguhamagara. Serize abazo igihe wamye yarebera erega nyine ndimo ndareba amafoto ya papa wanjye kubera ari ubwa mbere nyabonye. mama wawe ntabwo yigeze yakwereka ko shana nkubeshe pe, mama ntabwo yigeze ambwira amateka ya papa cyangwa ngo anyereke amafoto kubera ko ntayafoto. ntabwo ubundi igihe uriya mugore mama yagize amahirwe, yagize amahirwe rwose kuba yarapfuye atari ibyo umwiciye. ni mama wanjye se cyangwa ni mama wacu? ni mama wacu nyine yagize Imana apfa atari ibyo umwiciye. ariko ese uracyamufitiye n'izika? njyewe
gusa imana yakira nyine mubaye ubundi ushaka no kujya uyarara nayo wariwe uyareba cyane ubwo none se uzi ko ubaho utazi papa wawe ariko waba mubanye ku ifoto cyane ibyishimo cyane wamumenyere cyane umugore ngewe ahubwo wari kujya mu nzu harimo ibiryo kwabitegura mbona uvuye hanze se byahiye se yahiye nyine wallahi ndabihere birari kutaza se sha ngwino mungaburire nyine oya ndaje uri mushiki wanjye